asewe ko leta itari biradushyiriraho training airport ngo umuntu ajye agenda afite nk'ibihumbi 100 cyangwa nka 500 bamuwe ku kidege ajyemo akateho wenda gukataho akaba ari nk'ibihumbi 50 ariko akajya mu ndege akayikataho akazenguruka Kigali nyine akongera akagaruka agahita yishyura nk'ibihumbi 50 cyangwa nk'ijana. Leta icyo kibuga turagikeneye hano mu Rwanda. Iki kibuga turagikeneye hano mu Rwanda rwose, ikadushyiraho airport training, tukatugenda tukihugura ku ndege, tukagenda tugakataho n'umuntu ushaka kwikatiraho akagenda agakataho nko urugendo hari moto nyine ukishyira igihumbi ugakata ku kimoto komva utashye wishimye. Hari naho ugenda ugakata ku modoka nyine, ku modoka ukayikataho wishimye nka 5 cyawe ugakataho ukihaza, urangiza ugataha wishimye ukavuga ngo igihugu ni iki ngiki abandi baba barimo baratubeshya n'aba prank. Nidushyiraho n'akantu ka training airport, tujye tugenda dukate ku ndege, dufate indege rwose umuntu ayiviringa, utafata indege akanda y'amaputa n'ukuntu ngo mu ndege bajye bashyiramo autopilot, ukagenda umuntu agakwega akabuto kandi akitwa autopilot gakanda y'indege kawukatana, ariko nyine uri kuri vola y'indege nawe uri umupilot wambaye bya bikotere. Leta nidushyiraho airport training ahantu tuzatujya kwihugurira gutwara indege, umuntu akagenda akishyura agakataho, nitabikura tuzatugenda twikindire turiya tudege tw'abazungu two mu mikino y'amahirwe. Kandi turiya tudege tudege kutugurutsa, turiya tudege two mu mikino y'amahirwe njye ntabwo nadukunda. Amacaka ikidege ujyamo ukajya hejuru ugaca wenda nko kuri leke Kivu kirebera, ugaca nko kuri Muhazi ukareba uburyo Muhazi yesitaje. Leta niba idufashemo kukantu nikadufashemo, dore urubyiruko rumwe rurashaka ahantu rwihugurira rutwarira indege rukahabura, rukajya kwitwara turiya tudege two mu mikino y'amahirwe. Uriya mikino y'amahirwe ikabamaraho amafaranga barangiza bakiyahura. Kandi leta ngo ntabwo ibishaka ko urubyiruko rwiyahura, barore gutakaza ingufu barore no guhomba. Nidushyiraho training airport rero, tugende twihugure ku kidege, umuntu akateho azenguruke Kigali yose mu ndege. Bavuga tukuzenguruka Kigali ni ibihumbi 90. Umuntu ayishyura avuga nose muri sama n'ubundi dukonsoma amafaranga menshi, ayandi tukambara turi nk'ibi by'imikino y'amahirwe tuyatsindagira mu kiryabarezi. Ubundi cyangwa leta izashyiraho n'ibiryabarezi byayo n'ubundi tureke kuyaha abazungu, ishyiraho n'amadini yabo. Leta tuvuge iyi ni idini rya leta, tujye tuvuga ati n'ubundi araguma mu gihugu bayubakisha imihanda. Wenda hari ahandi hantu mbona njyewe baturyamiye hari mu madini n'amatorero, ubundi twagatuye amafaranga ahita ahabwa umukirisitu, ku yindi sabato twatura nabwo agahabwa undi mukirisitu, ku yindi sabato twatura nabwo agahabwa undi mukirisitu. Abakirisitu bose bajya batera imbere, ariko baraturyamira bro. Baraturyamira ugasanga turimo turatanga Yesu twaramukijije kandi nta nubwo tumuzi ngo Yesu yabaye imzi, ariko nta kintu na kimwe, nta n'inkunga ajya dutera wenda ngo twumve ngo umuhanda wakozwe ngo Yesu yasizeho nawe nk'akamiliyoni kandi twe tumuha amamiliyari. Muri ADPR bagatura nimba bateye nka 5 miliyoni bagahita baziha umuntu umwe. Ku kindi cyumweru baturize ni 5 miliyoni bakazikubita undi mukirisitu umwe. Urumva ukuntu abakirisitu bose bajya batera imbere. Twebwe twaratewe natwe turitera. Yewe senze kabisa nimba ari ibimogi tunywa. Nakonga ijambo ry'Imana ni ikiyobyabwenge, niko baje Stalin bavugaga. Ngedini ni ikiyobyabwenge kabisa. Pasiteri aza mu modoka wowe ukagenda n'amaguru, barangiza n'igihumbi ufite ukakimuha, uri butaha usaba rifuti, kandi shawe ntiyanayiguha, acaho gupipira nk'abandi bazungu bose. Jende chitande bupe hano ni kuri Myavu TV. I love you.